ahagutse n'ahanje nawe. Uyu munsi natwe nuko tubayeho kuko tuba duca mu bintu byinshi bya bene wacu by'abatwegereye, kuko umuntu uguhemukira burya ntabwo aba ari uwakure, abari hafi n'abakure, abari hejuru n'abaciye bugufi bajya bagambirira kutugirira nabi, ariko ibyo bagambirira byose ntabwo bajya bibagirwa yuko Imana ijya idutabara. Yesu ashimwe. Nongeye gusuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, nguha ikaze kuri iyi ahagutse yanjye nawe. Uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihembuke. Aho waba uri hose na muri situation waba urimo yose, ariko ukaba wumva ijwi ryanjye muri aka kanya, kandi nawe uzaryumva inyuma y'uyu munsi ndetse no muri iki cyumweru no mu gihe cyose. Nkwifurije Pasika nziza. Nongeye gusubiramo. Nkwifurije Pasika nziza uyu munsi n'igihe cyose. Impamvu mbivuze gutyo ni ukubera iki? Pasika yacu twebwe abakristo ni ya buri munsi. Nari nabasezeranyije yuko tuzaganira ku bijyanye na Pasika kandi tugiye kubikora, ariko ni munyemerere mbanze mbashimire. Reka mbaze ngushimire cyane wowe wakoze subscribe. Icyambere ubaye uri mushya hano, nitwa Pastor Jacqueline, ntuye muri iki gihugu cya Denmark. Ushatse kumenyaho gatoya, reba ku video kari aho hasi k'iminota 5 karamvugaho gatoya. Ahandi tuzagenda tumenyana. Ariko Imana igumugisha yuko wakoze subscribe. Kandi nongeye kubashimira rwose mwebwe abantu mukanda kuri kare hagati kumwe, mukamaga kumwe, amakora comments na share. Imana ibaho umugisha. Impamvu nyita ahagutse yanjye nawe nukubera nyine ko ari yanjye nawe, kandi mu by'ukuri wowe wizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, usenga Kristo mukuri no mu mwuka, wowe mbega waba ugitangira, waba ufite aho ugejeje ibyo ngibyo, aho mu rwego wawe urimo rwose, ariko wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, hano tuba turi ibyuma bityazana. Kandi nawe utaramwemera, nawe duteze amaboko yombi, duteze amaboko kukwakira muri umuryango wa Kristo. Ariko nkaba ngushimira yuko uri na hano kuri icano utazi Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ukumva nibi tuganira, kuko uri candidate y'agakiza. Haleluya. Imana iguha umugisha yuko nawe wakoze subscribe. Munyemerere tubanze dushimire Imana ihoraho, Data wa twese wo mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, turagushimiye cyane kuri iyi Pasika y'uyu mwaka wacu muri iki kinyejana cyacu. Nubwo Pasika yabera, Pasika yabizera ari buri munsi, iyo twibuka gupfa kwawe no kuzuka kwawe kandi no kuzagaruka, Uwiteka mwami Imana yacu, dufata igaburo ryawe ryera, Uwiteka Mana ishobora byose. Nukuri ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gitangaje. Mana turagushimira yuko twebwe twari abo mu mwijima, twari abo gupfa, abo kunagwa muri Gehonome, ariko Uwiteka uraza utuvana muri iyo Gehonome, uratubabarizwa, uradupfira, uratubambirwa, utumenera amaraso yawe. Umunsi nk'uyu turimo turibuka imirimo n'ibitangaza byawe wakoze cya gihe, imirimo y'ibitangaza byawe wakoze ejo, urimo ukora kandi uzanakora. Shimwa yuko Data tukubona. Haleluya. Twarakubonye turi mu mashyamba, twarakubonye turi mu bukene, turi mu butindi, twarakubonye turi mu mabaro, turi mu byago, twarakubonye turi mu munezero, twarakubonye Mana yacu. Uyu munsi rero reka twongere tukubone bushyashya, kuko impuhwe zawe Data n'imbabazi zawe bihora byunguka uko bukeye. Reka n'uyu munsi rero turimo twizihiza Pasika, turimo twibuka gupfa kwawe no kubabara kwawe ku bwacu, kubera ibyaha byacu n'ibicumuro byacu no gukirarirwa kwacu kwakubambwe kwakubambye kukakwica. Imana ishobora byose, nukuri ntago twebwe tubona yuko twari dukwiriye, ariko Data wa twese wo mu ijuru yabonye yuko Data buja yagutamba, rekosia yagutamba ukishyura ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Mana urakoze yuko uyu munsi wongera ugakora ku mitima yacu, ugakora ibwina bw'imitima yacu, ukongera ukatuminjagiraho aya maraso yawe, ukongera ukatuzura, ukarivivinga ibitekerezo, ukarivivinga Data ubugingo bwacu n'imibiri yacu, tugakomeza muri iyi nzira igana i Yerusalemu shyashya, kugeza igihe uzazira mwami tukabana nawe akaramata.
habwa icyubahiro no ku munsi nk'uyu. Data nsengeye buri muntu wese ahari hose mwami, ntago nareka gusengera data buja abantu bagutabaza muri aka kanya ko aravuze ngo mu ntabaze nzabatabara. Uwiteka Mana, umuntu uri ahantu urimo gutabaza data buja umutabare, urwaye umukize, uje hano akareba hano rwaye afite indwara yananiranye umukize, uboshye umubohore, ubabaye data buja umuhoze, umuhe amahoro yawe mwami w'amahoro. Uwiteka Mana yacu, haleluya. Kongeye gusabira abari mu rugendo bose, abagendera mu byuma byakozwe n'amaboko y'abantu, abagendera ku butaka, abagendera mu mazi no mu kirere. Uwiteka Mana, ubasohoze mu rugo iwabo amahoro. Mwami Imana ishobora byose, twongeye gusengera abantu bose bari mu ntambara, ababuza ababo. Uwiteka Mana, kugira ngo ukuboko kwawe gutabara kubatabare mwami. Wongere utubabarire data buja mwami nk'abanyarwanda, wongere utubabarire data igihugu cyacu, wongere ugihe amahoro, wongere ugihe umugisha, wongere data ukigenderere. Nongeye kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ritangaje, reka amaraso yawe Yesu Kristo avuge cyane. Mana, aho umuntu wese ari data umusange data, ubabaye umukoreho data buja. Nzi ko ariwe Mana itanga amahoro, nzi ko ariwe Mana itanga ubugingo, nzi ko ariwe Mana ikiza. Uwiteka mwami Imana ishobora byose, turakwereka igihugu cyacu n'abacu, tutibagiwe data buja abavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo, bari muri Kongo nabo barimo bicwa agashinyaguro. Uwiteka ubatabare, ubatabarisha ukuboko kwawe ku buryo ubarengere mwami Imana ishobora byose. Urakoze mwami data buja ko abavuna umwanzi data. Nanone ahangaha data warabikoze data, wakongera ukabikora. Ugume utuvune abanzi bacu, udukize abanzi bacu, udutabare mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dutangire dusomera ijambo nk'uko ryanditswe muri Matayo mu gice cya 26 ku murongo waho wa 26. Haleluya. Yesu atanga ifunguro ryera. Reka dusome. Kandi Uwiteka Mana ishobora byose, iri jambo ntago ryanditswe kugira ngo turisome turyumve gusa. Bibiliya tubwira ngo ijambo ryawe rifite imbaraga. Reka rero impamvu iri jambo ryanditswe ritubemo rizima. Ijambo ry'Imana tugiye kurisoma muri Matayo 26 igice cya murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 30. Biranditse ngo, bakirya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, ahuha abigishwa be, arababwira ati, ni mwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Haleluya. Ku murongo 27 ngo yenda igikombe, aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywe kuri iki mwese, kuko ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Amen. Reka twongere turebe ku murongo 29 ngo, ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Amen. Reka twigarukirize naho ngaho. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Pasika kuri Gihe ivuze haleluya, kuvanwa mu buretwa, gutsinda imbaraga z'icyaha, agakiza, ubugingo buhoraho, bivuze gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo kandi no kugaruka kwe n'iteka ryose. Turongera tubigarukeho gatoya. Ndagira ngo ufate Bibiliya yawe, igitabo cyo Kuva aricyo usoma mu gice cyaho cya 12. Reka turebe ku murongo waho wa 14. Turahasanga yuko Imana yari irimo ibwira Abayisiraheli. Tangirire ku murongo waho wa 12. Ariko ushaka kanya mu mwanya wawe kugira ngo ubashe kubyumva neza, usome ku gice cya 11 cyangwa se ugeze ku cya 12 gisoze, cyangwa se usome icya 12 niba udafite umwanya uhagije. Ariko reka twebwe dutangire gusoma. Mose ategeka Abayisiraheli bya Pasika, murongo wa 21. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bayisiraheli, arababwira ati, nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikire umwana w'intama wa Pasika. Mwende umukamato wa Ezebu, muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi. He kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyagiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango
no ku nkomanizo zombi. Uwiteka azanyura kuri urwo rugi yo gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi muzajye muziririza ibyo bihe bibe itegeko kuri mwe no kubuzukuru banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yabasezeranije, muzajye muzihiriza uwo muhango wera. Kandi uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu ni uw'iki, muzajye mubasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abayisiraheli bari mu Egiputa agakiza amazu yacu. Amen. Reka twongere dusubireho gatoya inyuma kubijyanye n'ibyo twizera ko Bibiliya bitubwira. Mu itangiriro twumva umugabo Abraham Imana imuhamagara imuvana mu moko yabo y'Abakarudayi imubwira yuko ahava Imana ikazamugirira neza, kuko Abraham na Sarai umugore we bari abakecuru n'abasaza batabyara. Imana iramusanga iramubwira ngo nave mu gihugu cyabo agende mu gihugu cy'Abakarudayi, agende kuri Imana izamugirira neza kandi izamuha urubyaro rwinshi rurenze inyenyeri, nk'uko inyenyeri ziri mu ijuru, umucanga wo ku nyanja ruri, niko Imana izamugirira neza. Mu kwizera Abraham arahava aragenda. Ageze mu gihugu cy'Imana yari yaramusezeranije, ntabwo Imana yahise ikimuha kubera yuko bari bakiri bakeya. Imana yari yaranamubwiye n'ubundi yuko ubwoko bwe buzajya muri Egiputa mu gihugu cy'amahanga bakazamarayo imyaka 400. Mu gihe rero kigeze cyuko ubwoko bw'Imana bujya kororoka muri Egiputa, Imana ibicamo n'ubwo bene wabo abahungu, ubwo ndavuga Imana ya Abraham, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Icyo gihe igisekuruza cyari kimaze kugira kuri Yakobo ari we se wa Isiraheli bita Israeli. Icyo gihe rero abahungu be bakibaza kugambanira umuhungu we mutoya, umugore we yakundaga Nicyo, baramugurisha mu Banyegiputa bamutwaraho iminyago. Igihe kigeze rero inzara iteye, aho niho bagiye gushaka ubusuhuke, ariko basanga uwo muhungu Yosefu yari yarabatunganirije, Imana yari yariteganirije ibyo abana bene wabo wa Yosefu bagira ngo baramuhemukira. Nawe yarabiyivugiye ati ibyo mwagira ngo murabikoresha nabi murampemukira, Imana ahubwo yari yarebye ko bikoresha neza. Uyu munsi natwe nuko tubayeho, kuko tuba duca mu bintu byinshi bya bene wacu by'abatwegereye, kuko umuntu uguhemukira burya ntabwo aba ari wakure, abari hafi n'abakure, abari hejuru n'abaciye bugufi bajya bagambirira kutugirira nabi, ariko ibyo bagambirira byose ntabwo bajya bibagirwa yuko Imana ijya idutabara. Haleluya. Kandi koko Bibiliya bivuga ngo hari aho bazaterana sijye uzaba bateranije, ngo ariko uzaterana haleluya kubwanya azagwa ari mwazize. Niyo mpamvu rero twebwe tutajya dutinya ubugambanyi bw'abantu, kuko tuzi ibyo aribyo byose twacamo ku Imana yacu bifitemo umugambi. Imana yabanye na Yosefu, Imana ya Abraham, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Isiraheli, Imana ya Yosefu. Uwo nguwo natwe niyo Mana dusenga. Niyo twaca mu mazi ntabwo azatumira, niyo twaca mu muriro ntabwo uzatwica, niyo umva nta hantu Imana itavana umuntu. Haleluya. Ibyo bari bagambiriye rero kuri Yosefu ntabwo babigezeho, ntabwo yapfuye, ahubwo yababereye ubuhungiro, yababereye ubutabazi. Kandi Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro muri gahunda, kugira ngo yuzuze amasezerano nk'uko yari yarabisezeranyije Abraham, haleluya, na Isaka, Imana ibaha umugisha. Abayisiraheli bisanga mu Egiputa. Igihe kigeze ngo hajyaho umufarawo utarubazi abica nabi cyane. Abishe nabi cyane baratakambira Uwiteka. Tuzi amateka mukomye musoma aho ngaho, mubona yuko hageze aho ngaho umufarawo akajya yica n'abana bavutse b'abahungu. Kubwo haleluya, kubwo umugore watekereje neza aravuga ati umwana wanjye wese amubohera kata mu mazi. Uwo mugore rwose Imana imuha umugisha, nyina wa Mose na Miriam na Aaron. Uwiteka Imana mu gihe cye irinda Mose akurira kwa Farawo, ariko ageze igihe ishyaka ry'abiwabo riramuzonga, yica umunyagiputa wari urimo wica nabi ubwoko bwabo. Ariko nanone yuko yaragiriye abantu neza igihe kandi yarakoze mu gihe cye kitaragera, nabo yaragiriye neza, nabo bamutera ubwoba, kuko ubwoba yatinyaga Farawo ko azamwica. Ubwo barahunze agiye mu butayu yibereye imyaka 40. Imyaka 40 igeze, Uwiteka Imana iramusanga iramwereka. Cyagiye tubona igihuru cyakumurira, Imana iramutuma nubwo atinyaga Farawo, ariko ntiyabuze
kuza kuko umugambi w'Imana wari ugeze. Imana ivuga yuko yumvishije gusenga kw'Abayisiraheli no gutaka kwabo kukaba kumugezeho. Reka gusenga kwawe no gutaka kwawe kugere ku Mana. Imana igutumire nka Mose, ariko nta wundi Mose dufite usibye Yesu umutabazi wacu, ngo nta yindi zina twaboneramo agakiza usibye izina rya Yesu Kristo, yaba mu ijuru yaba no hasi. Nta handi hari izina rya gukiza usibye izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Haleluya. Mose agaruka muri Egiputa, ariko Imana yigaragaje gukomera kwayo kuri Farawo n'abanyagiputa basengaga ibigirwamana by'amoko yose. Ugereranyije n'ibihano n'ibyago byagiye bibatera, buri cyago cyose cyajyaga kiza gikora judgment ku bigirwamana by'abanyagiputa. Imana ijaginga abanyagiputa n'ibigirwamana byabo. N'igihe tugezemo, Imana igiye guhaguruka mu gihe cya none ahangaha ijaginge iyakoze bya bindi, niyo iracyakora ibingibi. Mva iyo tuvuga ibi bintu muba mugira ngo ni story, ariko ntabwo ari story. Imana irakora. Yajyaginze Farawo n'ingabo ze, yajyangiza abanyagiputa kubera ibigirwamana basengaga. Iyo Mana ntabwo ihumirije ngo nuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, ahubwo nibwo igiye kujyaginga neza. Washaka wagaruka ukongera ugatambira Imana yawe yera, ukabitura amaturo y'amashimwe mu mutima wawe, kuko Yesu yamaze kubikora byose, yashyizeho inzira. Haleluya. Ni muri ibyo rero, muri iki cyago cyari giherutseho, kuko batewe n'ibyago 10 byose, ariko ku cyago cya 10 cyagombaga gutwara imfura ndetse n'iya Farawo, Imana igira ikitegeka Mose. Aho niho tugiye gutangirira Pasika. Aho niyo tangiriro rya Pasika. Imana ibwira Mose, abwira Abayisiraheli yuko bafata umwana w'intama, ndetse spotless, umwana udafite ikinege w'intama, bakamubaga, bakamwotsa, bakamurya bamwokeje, kandi ngo bakamurya bahagaze. Igihe kirageze yuko tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gukurikira Imana duhagaze, kuko natwe igihe dufite ni gitoya. Ugiye kureba ibihe, ugiye kureba ibimenyetso, igihe cyacu turagifite ni gitoya cyane. Reka dushake Imana hakiri kare, reka dushake Imana izuba rikiva, kugira ngo natwe dutabarwe. Nuko botsa ngo babaga uwo mwana amaraso. Niyo hatumaze gusoma muri Gihe cya 12 ngo amaraso yo bamaze kubaga bayashyira ku nkomanizo z'inzu zabo, ngo Uwiteka anyura aho ngaho muri icyo gihugu cya Egiputa, anyura ku mazu yabo, ntiyemerera ko umurimbuzi yinjira mu nzu zabo ngo yice. Icyo gihe buri munyagiputa wese muri rugo rwose harapfuye, kuko bapfushije abana, n'abadafite abana bapfushije amatungo. Uburiza bwose bwa buri kintu gifite ubugingo bwose bwarapfuye. Muri Egiputa haba umuborogo. Ni ukuvuga ngo cyakijije Abayisiraheli, si ukuvuga yuko basengaga Imana yera, ahubwo n'ukubera ko bumviye bagafata wa mwana w'intama amaraso yabo bakayashyira kuri yanzu zabo. Noneho icyabacunguye ni cya kimenyetso cy'amaraso. Ntabwo ari uko ari Abayisiraheli gusa, Umuyisiraheli waba utarabikoze nawe nibaza ko nawe yahuye n'icyo kintu, niba hari ko Bibiliya ntabwo bitubwira. Natwe rero mu gihe cyacu, ikizaducungura ntabwo ari amasengesho menshi, ikizaducungura ntabwo ari ukwiriza cyane, ikizaducungura ntabwo ari gutanga ibya 10 n'amaturo, ikizaducungura ntabwo ari ukuvuga ubutumwa cyane, ikizaducungura ntabwo ari ugusengera abantu ngo bakire indwara, ikizaducungura ntabwo ari Haleluya, ntabwo ari gukora ibitangaza n'ibimenyetso, ikizaducungura ntabwo ari ugufasha abantu, ahubwo ikiducungura kikazanaducungura ni amaraso y'umwana w'intama adushyizweho nk'ikimenyetso. Haleluya. Igihe kigiye kugera ubwo Yesu agarutse nanone kongera kwigaragaza no guca iteka rihoraho, ariko uzarokoka n'uzaba ufite icyo kimenyetso cy'ayo maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ubwo rero uko niko inkomoko ya Pasika. Ni ukuvuga ngo ibi byabaye muri Egiputa byari kuvana abanyagiputa. Urumva bari mu buretwa, nk'uko nanjye nari mu buretwa bwa Satani, nk'uko abantu bari mu buretwa bwa Satani. Bari mu buretwa bufatika, bari mu gahinda, bari mu kababaro, bakoreshwa iby'agahato, bari bafite abanzi babatsikamiye. Nuko Imana iraza ibaharibate, irababohora. Haleluya. Ibi byose rero mubona Imana irabategeka ngo bajye babyizihiza. Uko babikoraga rero ntago bari bazi ko barimo bavuga inkuru ya Kristo n'ibyo Kristo azakora. Iki gihe rero, iki gihe nyine muri iki gihe cyacu ndetse no mu gihe bya kera, uyu munsi wa Pasika ni umunsi mukuru cyane. Mbega ngo Imana yanyuzeho ntiyemerera marayika ko ari imbura. Nicyo bisobanuye Passover. Uko niko Pasika. Iyo niyo Pasika y'Imana, yuko Uwiteka Imana yarokoye Abayisiraheli ibavuna umwanzi wabo.
Haleluya. Akaba ari ikimenyetso, ni shadow, ni ikimenyetso, ni mbega. Ariko tekereza nawe, niba amaraso y'umwana w'intama ashobora kujya ku rugi, hanyuma urupfu rwagenewe aho hantu, icyo gihano, icyo cyago ntikinjire muri urwo rugo, amaraso ya Kristo yo yakora ibingana iki? Haleluya. Ibyo rero byari foreshadow, byari ibimenyetso bya Kristo uzaza, kuko ibyo birebera neza muri Yohana mu gice cya mbere, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere cyaho ku murongo wa 29. Yohana ngo abona Yesu araje ahari, ngo aravuga ngo dore umwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abisi. Bibiri tubwira ko Kristo ari we Passover lamb, ari we wa mwana w'intama. Byasezerano ry'amaraso ya ntama rya kera rya mbere ryaje kuza kuzuzwa na Kristo, aba ari we mwana w'intama w'Imana uhoraho uvanaho ibyaha by'abisi. Hariya byaratwikiriwe, ariko Kristo aje abivanaho burundu, ngo ibyaha byacu arabyitwezaho akabijugunya kure aho tutahurira nabyo. Ariko se uramutse utabyemeye, uramutse utabyizeye, nawe ntacyo byakumarira. Rero nk'uko Abayisiraheli ubwo icyabakije cyabaroko yari amaraso bayashyizeho, n'ubu ngubu ikizakurokora, ikizandokora, ikindokora, ikikurokora, nuko nawe wemera ya maraso y'umwana w'intama yamenekeye ku musaraba. Ugiye kureba uko bizihiza ibi bintu mu Bayisiraheli, bafite ibintu bitatu Imana yabahaye, harimo umugati wumye umeze nka knekbro inahanga cyangwa nka chapati yumye yumishijwe cyane, umugati udasembuye, harimo umwana w'intama of course, harimo n'icyo bita bitter leaf. Njye mbitekereje mba numva ari nk'isogi, ariko ntabwo nzi ko bimeze. Ibyo ngibyo ni zimwe elements ziba mu kwizihiza, ariko bagiye nyine baba creative, ariko nuko bakibigenza muri aka kanya, nubwo batakibaga umwana w'intama kuko ntabwo bafite tempo yo kumutambiraho. Ndavuga ngo batari bamenya ko Kristo yaje ari we mwana w'intama wabagiwe. Abo ngabo rero bafite kurumbizihiza ibyo kurya byabo ku murongo, ariko ikintu cyose kiba kivuze uburetwa babayemo, nuko Imana yatabaye, nuko Imana yabakizije ikabavana muri Egiputa, Imana yabashyiriyeho kubyuzuza. Ariko igihe cya wa munsi kigeze, nk'uko tubibonye muri Matayo 26 duhereye ku murongo wa 26, cyangwa nk'uko byanditse hose ku bijyanye n'igaburo ryera, muzabisome murebe. Icyo gihe niho Yesu noneho yihishuriye abari bafite amaso. Haleluya. Arababwira ati ibyo byose nyine nari mbabwiye yuko Abayisiraheli babikora, babyizihiza na magingo naya. Abazi Kristo bo babyizihiza nka Kristo, kuko babazi ko Kristo yaje. Abatamuzi babyizihiza bamutegereje, ariko n'ubundi nk'ikimenyetso cyagombaga kugumaho, ni nko kwibuka. Ariko abiyazi Kristo bamwibuka bamushimira bati waraje, warakoze, waraducunguye. Cyagiye muri Egiputa cyari ikimenyetso, kuko ryategeko ryo Mose yategekeye hano rikaba mu mategeko ahoraho, kuko iyi Passover niwe munsi mukuru cyane uri intimate mu Bajews. Umviye myaka yose kugeza Yesu aje yicaranye n'abigishwa be, bagiye gufata ayo mafunguro, ko nawe yarabikoze, arabiyereka. Arababwira ati wa mugati mwajyaga mumanyagura ni jyewe, nimwakire murye, uyu niwe mugati. Arangije afata igikombe cy'amaraso ati nimwakire munywe, ayo niyo maraso, iri ni ryo sezerano rishya. Iryo sezerano twese duhuriyemo n'Abaheburayo, duhuriyemo, buri muntu wese ari muri iri sezerano iyo uryemeye. Haleluya. Ntabwo twajya muri details z'ukuntu bategura ibyo byo kurya byabo, nta nubwo twebwe twavuga ngo tugiye kubikora ko ntitwabishobora, ariko icyo twakora ni igaburo ryera. Icyo twakora ni mu mutima wacu ba buri munsi. Narivuze ngo Pasika yacu ntabwo utegereza mu kwezi kwa 4, ahubwo uko bwije nuko bukeye, uko tugihumeka umwuka w'abazima, twibuka ibyo Yesu Kristo yadukoreye, yuko yaje akatuvana mu buretwa bw'ibyaha, mu buretwa bwa Satani, akaduha liberty, kugira ngo tubashe kunesha icyaha, tubashe kuva mu maboko y'abadayimoni na Satani. Niyo mpamvu uyu munsi dufite intsinzi. Niyo haleluya, Mana shimwe. Urumva Yesu abavanye kwa Farawo, aca inzira hatari inzira. Haleluya. Barambuka baca mu mazi, hanyuma ngo ingabo zose zo kwa Farawo n'amagare n'amafarashi byose byari bibakurikiye,
birohama muri ariya mazi yo mu nyanja itukura. Haleluya. Natwe iyo tuje muri Kristo, mwene data, wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, Imana ntigufasha kunesha icyaha gusa, Imana ikuvuna umwanzi wawe, za karande, za kamere, ya myuka mibi, kuzimu, satani n'abadayimoni, byose birarohama mu nyanja itukura cyane kurusha ubutuku bwose, ariyo nyanja y'amaraso ya Yesu Kristo yamuvuyemo igihe yabambwaga ku bwanjye nanjye. Narivuze ngo hari inyanja irita inyanja itukura, inyanja twambukiramo tuva mu rupfu, tuva mu byaha, tuva mu buretwa bwa satani. Iyo niyo nyanja y'umuvu w'amaraso we Yesu Kristo yameneye ku musaraba. Avuga ati iri ni isezerano rishya, isezerano rihuza umuyuda n'umunyamahanga, isezerano rihuza umugore n'umugabo, isezerano rihuza umuhungu n'umukobwa n'umwana, rikabahuza n'umuremyi. Haleluya. Rikica, rikavanaho umwanzi, rikatuvanaho ububata bwa satani, za kamere, za karande. Ibyo byose tubikizwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Tukinjira mu bugingo buhoraho. Jewe Pasika nuko nayivugaho. Ya Imana ibaho umugisha. ahagutse n'ahanje nawe.